niho muhiga tugire gutya turaba niho muhiga ngo uno munsi sindangira kugira ngo hari ibintu byinshi cyane mpamagara umuntu umeze umuntu yari ngaho ejo ni wabonye ejo uno munsi mu kwambara akagashati n'agapataro uje ngaha ni ikihe kintu waje witenze bivanye n'ibyo wabonye ejo? Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Ejo ndavuga mu bintu abakozi ijambo nabo niteze gutega neza umukozi w'Imana arakuvuga umunsi kuko ejo nanezerewe cyane. Haleluya! Ndashimira kuri haleluya cyane. Ahagaze nawe ejo hari ibintu byiza biri mumfashe dukoma amashyi menshi cyane turangiye twakire umuyobozi wacu mfite dukoma abashyitsi mwese turabiyegereje mu izina rya Yesu. Imana bahezaniye cyane. Yesu ashimwe cyane. Niko tujyana n'umwanya kuko twatangiye kwicara mu gitondo kandi dufite inyigisho zidasanzwe ku baririmbyi n'abafideli. Yesu ashimwe cyane. Hafi y'ubuze ndashaka gusaba jise umukanana n'umunsi w'ejo wahindeye Yesu ashimwe cyane. Ejo hahise n'umunsi w'ejo asikanga tubamusibiza rya Yesu. Yesu ashimwe cyane rwose. Ubona mu mukandida mwemera amen. Yego twaraturangamiye imyaka atari mike. Yesu ashimwe. Tumaze kumenya ibyo gutwara nakira cyane rwose twarabikombeje turabyara benshi ni nayo mpamvu no mu Kayanza bikibangaye amen. Reka tumukomere amashyi cyane rwose. Haleluya. Amena. Ukadakwiye kuzamura ikiganza cyawe ku bw'ishyura cy'Imana. Nanjye ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Mukomeze muhezagiranwe mwese muri hano mu izina rya Yesu.